Rayon Sport izaba ifite abakinnyi 25 batarengaho n'umukinnyi n'umwe. Ndagenda nkunganira Muvunyi yaratubwiye ngo Muvunyi yatwibwiriye payroll ya Rayon tugomba kuyikura kuri miliyoni 44 na zirindwi. Sorry 44 ngo nizigomba kurenga hagati ya 34 na 37. Yaravuze ngo turashaka kuyigabanya hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 10 harimo abagabo n'abagore. Yego ati tugomba kugabanya payroll. Ati rero kugabanya payroll nuko banza kugabanya umubare w'abakinnyi bingwiza murongo. Ikafite abakinnyi bake. Ikafite squad 25 burya n'abakinnyi bahagije. Atari ku igikomeye ati wenda tukisigarizamo imyanya 5 in case mu kwa mbere twabana dukeneye kuranforce. Tukazashyiramo abakinnyi kuri abizi ko champion w'u Rwanda yemera 30 no gukomeza academy yayo ku buryo bashaka kuzamuramo abana bidasaba ko icya kabiri imbere akomeza agenda tujyana. Yaravuze ati ikindi turi bubikorere na Afahami ya Rotfi burya banakunda ku managing squad kimwe bashaka abakinnyi bake abane nabo bavuga ko buri mwanya ugomba kugira abakinnyi babiri wa gatatu nta mwemera ngo no kwica squad. Ariho hano bura Rotfi yavuga ngo ikipe ubundi abashaka gutoza ntigomba kurenga abakinnyi 23. Kubera iki bavuga ngo nabakinnyi babiri kuri buri mwanya mu bakinnyi b'imbere wa gatatu ngo bari w'amatiku iyo babaye babiri n'abakinnyi 20 n'abazamu batarenze 3 bakaba abakinnyi 23 niba bayishakira rwose kugira ngo nyine bahanganire umwanya ari babiri ushoboye ari ujyamo. Hanyuma Rayon Sport ndabona n'iminota yagira katwinjiye mu bakinnyi jya mu bakinnyi twagiye mu bakinnyi minota ihagije. Ngenda shaka ko rwose dusesengura neza ikintu kijyanye n'umukinnyi witwa Rushema Chris mu defense w'ikipe ya Mukura. Rushema yasoje amasezerano muri Mukura. Wakibaza ngo ese Rushema yigeze aganira na Rayon? Byarabaye pe byabindi hamwe ibiganiro babigiye no kurangira. Ariko Rushema we yari afite amakipe 3 ariko meza agomba guhitamo. Ubwo ikipe ya mbere yari hari yari Mukura yifuza kumwongera amasezerano. Ikindi Mukura bura imufitiye miliyoni itamuhaye ubwo yasinyaga umwaka ushize igihe yasinyaga imufitiye umwenda wa miliyoni y'amanyarwanda. Akareba akavuga ngo ndamutse ngiye iyi miliyoni ntane nazayikura ariko nongera amasezerano birashoboka cyane ko ku mafaranga turi kumvikana iyi miliyoni bahita bayongera kuko bamubwira ko bagomba kuyongeraho. Mukura rero yamuhaga amafaranga make yamuhaga miliyoni 3 zonyine pe kandi mu by'ukuri Rushema arebye uburyo amakipe menshi yamwifuje akabona ni make. Hakazamo polisi icyatumaga bigira imbaraga nuko polisi buriye mu makipe ahemba neza kandi barushema nyine bakine kujya ahantu bahembwa neza. Urumva umukino ukine muri Marine ugiye muri Mukura akine kujya mu ikipe nawe yakabaye muhemba neza kandi kugiye. Ariko polisi yakaza imbogamizi ko itarabona umutoza. Buri gihe itarabona umutoza no gukora recruitment biragora bakagomba gutegereza umutoza. Hanyuma rero Sport byagenze biti Rushema yifuje miliyoni 18 kugira ngo asinye amasezerano y'imyaka 2 agahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Niyo propose haye Rayon Sport. Ariko Rayon Sport iramubwira iti ku bakinnyi b'abanyarwanda turi kugenda turekirita nta ugomba kurenza miliyoni 15. Ubwo nyine harimo cya kintu twavuga cyo kugabanya ama payroll n'ibiki byose n'amadepense. Nta munyarwanda urenza miliyoni 15 ku mwaka umwe bamarira nka 7 n'igice. Baramubwira bati rero turagwa miliyoni 10 tujye tuguhemba ibihumbi 800 ku kwezi. Ubwo niyo proposal bamuhaye muri weekend. Rushema yabonanye na Prosper barihuriye kugira ngo bafinalize ibijyanye na transfer Rushema kwinjira muri Rayon Sport. Ubwo icyo naramenya ni cyavuye mu biganiro bya Rushema na Prosper. Ubwo twavuga ngo iyo ni transfer iri pending Rushema Chris ashaka kuzakina Rayon Sport ni n'umukinnyi wari muri Mukura. Iya kabiri sasa transfer iya kabiri ni umukinnyi witwa Samuel Pimpong. Aya ni amakuru yo noneho ntawe n'umuntu uzanira abakinnyi ba Sport. Samuel Pimpong ugira ngo se ni mushya muri champion y'u Rwanda. Samuel Pimpong yakinaga Mukura yisaza itangira yari muri Mukura aza kubona ikipe muri ni Uzbekistan yari ibihugu yagemo byabara biyongiyo hejuru Uzbekistan. None Uzbekistan rero ntabwo byakunze. Umutoza Fami Rotfi aza kumenya ko Samuel Pimpong yamaze gusesa amasezerano mu ikipe yakinagamo kuko ni nawe wamuzanyeza mu Rwanda Pimpong Samuel. Bura Pimpong Samuel watumye Mukura Rotfi afata umwanzuro wo gukina abadefenseri 3. Avuka hehe? N'umunyagana. Akina hehe? Ubu nyine donc umwanya akina no Samuel Pimpong no muwinga akina kuri 7 niba bawinga bakina kuri 7 kakinisha imoso si saison yayikinnye isoze yari muri Uzbekistan yera neza kiramo mu winga ugenda no bango icyo navuga rero cya Rotfi agitakaza Pimpong na Elita turabisi ko yagiye mu geragezwa yabonye nta winga asigaranye afata umwanzuro wo gukina defense 3 kugira ngo winga babaye ariko yagomana Pimpong ari gukina abadefenseri yari gukina bane rwose. Pimpong rero yaravuze ngo
uyu mutoza Lotfi yaravuze ngo mu byo mukora byose mubanze mumereze umunyagana ibindi bizaze nyuma Samuel Pimpong umukinnyi w'umutoza Pimpong Samuel Krozinga akina karindwi Akina ni karindwi. umuwinga w'ishanyarazi Wimoso. arava Uzbekistan Wimoso. Wimosi bagiye muri Albania Albania niho yari akina imyanya itatu ngari uwa mbere witwa ngo ni left midfield ihute uwa kabiri ni left winger uwa gatatu ni right winger yitwa Samuel uwo ni Pimpong. umuwinga rero harundi Iberi tereke nagiye ubwo reka natake rero nanjye iminota isigaye ufite iminota nganira ibiri na Muvunyi rero yavuze ku bakinnyi bandaba atuje cyane nkunda kwigana Muvunyi ntibizagira umuntu bibangamira ndabikunda nkunda kubivuga mu buryo yabivugagamo ndabikunda rwose Muvunyi aragira ati Rugaju ati ureba Sebwato yatugoye atariko tuzakora ibishoboka ubwira abareyo ko tuzagura abakinnyi bakomeye ndabwa perezida amafaranga Sebwato ntago mwayabura ngo bireke ngo tuzampuzana ngo uko byagenda kose tuzagura umuzamu ukomeye ngo burya ntiwajya mu matsinda ngo udafite umuzamu Muvunyi yadukonfirimye ko rizagura umuzamu ukomeye abantu muri patience ngo azaba umuzamu wa mbere sibyo rero irazana umuzamu wa wundi uteye ubwo bashobora no kwa Sebwato reka Sebwato n'umuzamu ukomeye cyane aho yarakonfirimye icya kabiri Muvunyi yaravuze ati ibintu byavuzwe by'umwuka utari mwiza Muvunyi ni imfura yaravuze ati nibyo ntabwo mwabeshye ati hari akantu wenda ko kudahuza neza bijyanye n'inshingano kabayemo atariko ntitwahuye tukaganira twaganiriye ndamganira nagushimira rwose nk'umusaza mukuru ko wahamagaye bari abagabo babakire bagenzi bawe mukagira ibintu muha umurongo ngo erega twese dukunda reyo aravuga ati mutubwirira abareyo ko nta kindi dushaka ni ibyishimo Muvunyi yatubwiye umushinga reyo iri gutegura yaratubwiye ati ukanze akanyenyeri 702 urwego ukiyandikisha ati ibyo bintu bizakugira umumaro kuko mu gihe kiri imbere Rayon Sport wa mushinga ngo nturagenda wo kuzagura icyo bita imigabane muri Rayon Sport Lorenzo wa mushinga wabo wuko 51 igomba kuba abafana 49 kampani yari yaramaze kwemerwa cyane yaravuze ati umushinga tuhagazemo cyane ikindi Muvunyi yatangaje yaravuze ati byagenda uko byagenda kose ati tugomba kugura rutahizamu ukomeye yaravuze ati simwe mujya muvuga yuko Rayon Sport itabura ibitego ati hari ubwo twatsinze ibitego byinshi muri uyu mwaka atoya abakinnyi twaguze mu kwa mbere nimwabonye ko byanze cyane yaratubwiye ati tuzagura rutahizamu uryana mpuzamahanga Muvunyi yaravuze ngo abanyamahanga rizagura ntibazarenga 5 atari ku mukinnyi w'umunyamahanga tuzajya tugura nabo bantu bitwa ba Pimpong azajya agera mu Rwanda habanze habe ikintu cyo guhinda umushyitsi izindi kipe no mu kwa mbere niko yari yavuze ibikonjo yavuze mu kwa 12 yango byahindutse zimere nk'izikubiswe n'amashanyarazi yavuze Kitoma tuzakoreza abanyamahanga batarenze 5 ati abantu bazazumva ubwo rero Murera kwa 12 yari yavuze ko azagura rutahizamu wa mbere mu karere Mose mwiza rega oya ibyo ntacyo azabikosora kwa mbere ntabwo ariko byagenze oya Rayon Sport ntabwo ntwari ryo rigwaramiye yahindutse dusoze urubuga rw'imikino mwakoze cyane ni Kigali se make ni 700 urumva abanyarwanda bo ngo rimwe na rimwe apfa guhumereza akabahereza kuri senyisi abanyarwanda binjira mugira ngo bangana iki oya ngo nabazo ni nka batatu nta batatu nabonye ntinze mvayo nta munyarwanda namenye amakuru ko ibyumba Muvunyi ya Haiberi Ruvuyanga Iberi na Ruvuyanga nakwizigira ndi ntabwo ndi umuvuga amakuru yanjye zongeza ndani twarishyuye zivugwa ko ngo ibyo byumba byari bibukinzwe n'abazungu abakerarugendo kuko turi muri iyi season ngo yari yujuje ngo abatransfera mu yandi mahoteli yo mu Kinigi buriya bashobora gutransferana abashyitsi kugira ngo abakomodating ya transfer abanyamahanga abohereza bari mu hoteli yo mu Kinigi mu biganiro rero tubigiyemo twagiye Rayon Sport rero tuyinjiremo neza turebe n'uburyo izaba yubakitse umwaka utaha w'imikino n'umwaka utaha uzatangira mu kwezi kwa 8 dufite iminota ukeneye kuganira Rayon Sport izaba irahagije turajya mu bakinnyi nta bindi tujyamo